ubuse ubu Viva araza ryara ko mfite amatsiko y'umuntu ari bunzanire pre ko bigaragara ndumva araba ari mwiza ako naribi naza ndamureba ako Viva ntabwo yanzanira umutipe utari type yanjye ko mba namuraboye umuniga wawe wari uri kumbaza muri ya minsi yashize ari tayari ameze neza n'umwana umeze neza kabisa afite vibe kabisa ahubwo suri tayari tugende nkuhuze nawe brother ni igitunguru ni umwana umeze neza kabisa afite figure yiti rwose tugenda anga nkuhuze n'umwana rwose umva nimba amavuta yamwemera bitwaye iki se uyu mwana ameze neza rwose ameze neza no kuri umusaza nimba atari bya bindi by'inkuru nimba ari wewe inzozi zanjye umva nakubwiye tugende naribi nkuhuze n'umwana brother. Yeah, already know my people akaba ari Viva the top journalist, the voice of artist. Rero umunsi twatugatsana bita kuri Kosovo TV twatubazaniye a time that rero umunsi mbafitiye couple za danger, couple zimeze neza mubona yuko ndi kumwe n'umwana umeze neza kabisa, ndi kumwe hangaha n'umujene ku ruhande rwanjye rw'ibumoso. Ni umujene umeze neza mubona yuko afite igihagararo ewana kimeze fresh kabisa. Uyu munsi twatuje kuri time date nkaba ndi kumwe na couple za danger, couple zimeze neza kabisa. Nkaba ndi kumwe n'umujene bakaba bamwita nge nitwa Baka Star. Bakaba bamwita Baka Star. Ese Baka Star urifuza umukunzi umeze gute? Ndifuza umukunzi utuje, ufite discipline, unyubaha nkamwubaha kandi wize. Umwana wize kabisa. Kandi akanyubahira inshuti, nanjye nkubaha inshuti ze, kandi nkaba na proud yo kugendana nawe. Umwana uzajya uba proud yo kugendana nawe mwasohoka ukavuga ati kabisa twasohotse. Ufite ubwiza n'ubwa Shadibu kabisa. Ukeneye umwana usa nka Shadibu ufite ubwiza nk'ubwe. Ikindi cyifuzo ku mukobwa yifuza yuko mwakundana cyaba ari nk'ikihe? Umukobwa ufite taye kandi muremure. Ahangaha rero nkaba ndi kumwe n'undi mukobwa mwiza cyane umeze neza, mbabwira ati iracyari time date kabisa. Nkaba ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bakaba bamwita Naira. Miss Naira, umeze gute? Chameze bon. Umeze bon? Yego. Urifuza umukunzi umeze gute? Nge ndifuza umukunzi w'umwana mwiza. Umwana mwiza. Yego, baha. Ku buryo nyine mwajyana n'ahantu kubona ko na discipline imugaragaraho. Mu bijyanye n'imiterere se? Mu bijyanye n'imiterere asibe ko bari mugufi. Nawe ukunda umuhungu mugufi? Ikindi cyifuzo ku muhungu mwakundana yaba ameze gute? Ari imibiri yombi. Niyo yaba ari inzobe naribi, yaba ari igikara, pano gikara cyane. Ko nanjye nyine ndiraburamo ukuntu. Okay. Muremure, niyo yaba aringaniye nariba ariko nyine tutareshya cyangwa njye namusumba. Muri make ntabwo wakundana n'umuhungu muresha? Wapi? Ntabwo bishoboka. Okay, akaba tugikomeje bakaba bayita time date kabisa. Uyu munsi ngamba afite couple za danger, couple zimeze neza. Tugiye kubara rimwe kugeza kuri gatatu bari buze guhindukira like baze kuzamura agatambaro gake kabisa. Okay, nahindukira rimwe kabiri gatatu. Brother, uyu mukunzi sura mubona gute? Viva, ibi bintu nkoreye nibiba wapi? Ari injerekani itarimo amazi wayicarira igaponda. Uyu mwana umeze gute? Umwana uteye neza brother. Umuntu bizansaba kwambika amapine. Nibiba. Uyu mwana ndabona ateye neza, ameze fresh, afite neza baby wanzu no 360 kabisa. 360. Isoni zawe nizo zibikubwira mani. Isoni zawe nizo ziri kubikubwira. Umwana wamushinje iki brother? Urabona se iyi nkweto yanjabuka. Uziko nyifashe yanca mu ntoki. Baka ko numva biteye ubwoba. Like
uyu musore se uramubona gute uyu mukunzi muhujije n'ahangaha kuri Kosovo TV? nitaye ku byo mvuzeho njye nabona ntaribi. Urabona nta kintu atwaye? Ndabona nta kintu atwaye. Muri make ibyo wifuza byose arabyujuje. Niki wakunze kuri we? Icyo nakunze kuri we uko areshya, uko angana nyine uko yambaye, nta kintu nyine biramubereye nyine tu. Muri make wamushimye like byavamo nyine byakunda? Byakunda. Bakawe harabura iki brother? Ya Viva nimba ari ibi wamamagariyeho uyu si we nakubwiye. Ariko uyu mwana rwose yatutse n'ahantu kuraje kukureba rwose avuze ati rero uyu munsi wundi buze kubahuriza ahangaha kuri Kosovo TV yatu ibintu bize kugenda neza. Fata inguzanyo kuri fagitire yawe umuhita icyo atahe. Oya iyi nkweto yanje ariko baka uyu mwana nta kintu atwaye brother man ni ukuri kabisa. Wese urabona ari style yanjye. None se urabyumva gute? Mbo arashaka kunahisha se kubera iki? Nago nareke kunahisha ikumva wenda byageraho bikanavamo nta kundi. Ko umwana ariko tubwira like nyine byavamo biri buze gukunda nyine like nanjye ndabona biri buze gukunda baka. Ko mbona atari kugaragara. Iri jambo ryavuga nk'umugabo rwose. Siko wagira ngo ndacyambaye igihu mu maso man. Ibi biragenda gute se? Ngo ntago ari kumbona. Kubera iki atari kumbona? Kubera iki atari kumbona? Ewana dore wa mukunzi wahoze wifuza rwose n'uyu nguyu naguhujije nawe baka. Ikibazo n'uyu nguyu rwose ntari ibintu. Ariko njye nubwo namushimye wenyine ari kunshitinga. Kubera iki se ahubwo atanshima? Ubwo rero njyewe reka mbe ngiye ariko nyine like byakunze. Oya ntago nyine akaruka no gato tuganireho gatoya. Nubwo atankunze ntari kumva ko kitabuze mu rutoki ni amakoma. Nazabona n'undi nawe yazabona uwo ashaka. Ako nyine ndahombye nyine. Ndahombye urumva. Umva rero uyu mutipe njye namukunze ko nubwo atabishaka njye naribi. Ahubwo se kubera iki? Ahubwo se kubera iki atankunda? Ubundi mbuzi iki? Nambwira ikintu mbuze se ni iki mbuzi? Buriya Viva umunanasi iyo uguye mu murima udafite ifumbira urabora sibyo? Urabora rero hapi ndabona nta fumbire kabisa. Uyu mwana ko nta kintu atwaye. Sa nk'umwegeraho gato. Urabona ntacyo atwaye? Urabona ari style yanjye. Uyu mwana nta kibazo. None se Oya ariko nese nta kintu ntwaye. Nese ari ikintu. Uyu mwana ateye neza rwose reba hasi guhera hasi kugeza hejuru. Nese ni iki ahubwo ni iki yamburanye ubundi? Nese undi akambwira wanyemeye ubundi umburana iki? Nese hari ikintu wamburanye? Ntacyo nakuburanye. Icyo nashakaga kandi nakibonye. Umwana ameze neza rwose. Ahubwo se mbwira urashaka iki? Icyo nashakaga sinakibonye. Ntabwo akigumye ugishake. Singuyu waje kureba dore time date nicyo kintu. Waje twese hano ikintu twaje hano ngaha gushaka saba konse se. None se si duhari. Baka dore nguyu rwose umwana dore igihu mu maso pe. Ubwo byakunze njye nare ubwo ngubu kamengiye n'ubundi nyine. Dore ndabahujije. Muzanira amazi akarabe mu maso. Nose baka sinabahuje dore umukunzi waje ushaka. Nazana amazi akarabe mu maso. Nazana amazi akarabe mu maso cyangwa tumwambike rinete z'amaso ambone. Nese ikibazo ni iki? Nuko ndi mugufi se. Oya njye sinoga amazi noga. Dore ngo rero umukunzi waje ushaka dore ngo. Ikibazo nuko ashaka kugenda ariko mva turajyana. Oya njye nabahujije ubwo ngubu ndagiye. Oya ko Viva nasura. Kamengiye n'ubundi nabahujije. Dore yaje ari weje kureba baka singuye umukobwa waje uje kureba. Oya inkweto sizaho. Waje kuduhuza none se turabigenza gute? Dore nguyu nabahujije. Amafaranga yanjye murayansubiza kuza urugendo mba nakoze.
na sisi waje umbwira turashaka umukunzi nanjye ngakoza nanga kuri time date kugira ati mbahuze nese ahubwo mwese murancika Viva fata credit kuri facture yawe umuhiti cyata mwese ntago muncika Tengu yubaka nabahujije ngiye kamengeye n'ubundi ubwo nabisoje byabaye nuko nimba ari ibi wamureho yaho na sisi nguyu nabahujije miss nayo amafaranga yanjye bakariko uyu mwana ni mwiza nta kintu yaratwaye nuko urugendo ariko nakoresheje uzi urugendo nakoresheje urabona meze na Shadibus ahubwo mwese murayama uyu mwana nta kintu atwaye n'ukuri baka nanashaka n'abandi urabona itari yanjye yaho uyu mwana ni mwiza nta kintu atwaye rwose umuntu nzarinda kwa we no sisi nabahujije si byarangiye kangende bana dore ngiye nabahujije ngiye naje kubahuza n'ukuri yamuhe muhitike yitahire uri kunyambika ubusa imbere kuri kamera rwose abantu bari kundeba rwose ewana nukuri nabahujije rwose mfasha muhitike yisubirireyo no sisi nabahujije koko nabahujije dore umuntu waje ushaka dore nguyu singuye umukunzi naguhujije nawe byabaye hoja buretse waduhujije ko yanyanze aseba uyu mwana wamwangiye iki kameze neza koko barinde kumfata gutya koko n'umukobwa umeze gutya uteye neza koko hoya dore nguyu umukunzi naguhujije nawe reka ngende ahubwo si isaha ihagaze angahe ngo munanyishyure isaha oya bebe reka ngende dore nguyu nabahujije nta kibazo si byakunze koko ntago bikunda dore umukunzi nguyu naguhujije nawe ni ukuri Viva ngaho buretse gato Viva urabivuga hagaze couple nagusabye nagariye iyi nkweto yanjabuka uyu mwana nta kintu yaratwaye rwose ateye neza baka ubu umuntu nzarinda kunama cyangwa twagendana nkamwambika taro ya santimetero 100 reba uyu mwana baka no kuri uyu mwana ameze neza nta kibazo rwose bebe buretse nta kibazo reba uyu mwana ameze neza kabisa dore n'uyu nguyu naje nje kuguhuza nawe nyine ahangaha kuri time date kabisa niyo mpamvu ngiye navuze ati reka tuze imbere yo kuri Kosafu TV muhuze n'umukunzi rwose uyu se karabo nasabye bebe dore nguyu rwose dore nguyu mwamubonye rwose genda nagiye